inkuru igeze aho ibintu byose byari bisanzwe bitangiye guhinduka mu buryo butari bwitezwe. Zavashi, umusore wicishaga bugufi ariko utazwi inkomoko ye, yarashwe n'umurinzi Bari ku mabwiriza ya Kini washakaga kumukuraho ngo arengere isezerano rye n'ubwami. Nubwo bari bizeye ko yapfuye, yaje kurokoka ku buryo butangaje, ajyanwa mu ngoro kwavurirwa ku bw'igitutu cya Tiya wari waramaze kumwikundira bucece. Yinjijwe ibwami bitabanje kumenyekanishwa ku mugaragaro, ariko amakuru atangira gukwirakwira buhoro buhoro mu gihe Kini yakomeje guhisha umugambi wo kumwica burundu. Mu ngoro nini ya Kazuo, Zavashi yashyizwe mu cyumba cyagenewe abarwayi bakomeye, cyari kiri mu gice cy'imbere kitagerwagamo n'abantu bose. Cyari icyumba kinini gifite amadirishya manini yarebaga mu busitani bw'imbere, urumuri rw'izuba rukinjira rukagera ku buriri yari aryamyeho. Impande z'icyo cyumba hari ameza y'ibikoresho by'ubuvuzi bw'icyo gihe, hari imiti y'inyongera, ibibabi byavugutwaga ngo bivemo umuti n'ibikoresho byifashishwaga mu gusukura ibikomere. Abaganga bari bamwitayeho, bari abantu batoranyijwe b'umwami, bari bamenyereye kuvura ibikomere by'intambara, bazi gukura imyambi mu mubiri no kuvura ibikomere bikomeye. Kuko abo kwa Ruma bari bamaze kumukuramo igice cy'icyuma ku mwambi cyari cyamusigayemo ku mubiri, abo b'ibwami bo bari batangiye gusukura igikomere, bashyiraho imiti ihagarika amaraso no kurinda uburozi. Umwambi kuwukura ushobora kuba wagutera izindi ndwara, kimwe no kuba ushobora gutera kanseri, nyine n'icyuma cyari kinjiye mu mubiri. Nibyo ngibyo rero bari bari kurinda. Ku manywa aho hantu ni habaga hari urusaku rwinshi, abakozi bagendaga bucece kubera nyine habaga hari abarwayi rimwe na rimwe, abaganga nabo basimburana, abarinzi bahagaze ku muryango, hatemerewe kwinjiramo umuntu uwo ari we wese utabyemerewe. Tiya yari yicaye iruhande rwe, amaso yari kuri we atitaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Kuba amasaha yari arimo gushira ntabwo yarabyitayeho, ariko uwo mwanya Kini we ntiyari akiri muri icyo cyumba. Yari yasize mushiki we aho, asohoka ajya gushaka Bari. Nta bisobanuro byinshi byari bikenewe muri ako kanya, icyari gisigaye nticyari ugutegura, ahubwo ko ari ugusohoza umugambi. Yamusobanuriye neza ko umusore agomba gupfa, kandi agapfa mu buryo bworoheje utazateza amakenga, ku buryo buri wese azatekereza ko igikomere ryo cyamuhitanye. Nta kosa ryari ryemewe, nta gusubira inyuma. Bari nawe yarabyumvise, umugambi ntwari ukiriho kugerageza, ahubwo yagombaga kuwushyira mu bikorwa noneho bikarangira. Ubwo Zavashi yaraswaga, yari yambaye yakanzu ye, imbere ashyizemo ka gafuka gatoya cyangwa se wenda nk'agakapu gato k'uruhu kari karimo impeta hafi y'igituza. Amaze kugwa amaraso yamwuzuyeho cyane, ikanzu irandura. Ariko igihe yageraga kwa Ruma, abaganga babo ntibigeze bayimukuramo burundu. Bamufashije gusa mu buryo bwihuse, bahagarika amaraso uko bashoboye, bakuramo igice cy'umwambi cyari kiri kugaragara, ariko ntibakuramo ikanzu yose. Guhita bayimukuramo ako kanya, kandi amaraso amwe yagiye afata ku mubiri bigatuma ikanzu imufataho, bumvaga bishobora guteza ibindi bikomere ako kanya. Bari bategereje ko bucya rero kugira ngo wenda bayimuvanemo. Ni muri ubwo buryo ajyanywe ubwami akiyambaye, iyo kanzu ye igifite amaraso gifashe ku mubiri, kandi yamita igihishe imbere mu gatuza aho yari yarashyize. Ageze mu ngoro ya Kazuo, abaganga b'ibwami, abahanga kurushaho, nibwo batangiye kumwitaho bya nyabyo, bimwe byimbitse. Noneho bo bafashe umwanzuro wo kumukuramo ikanzu yose burundu, bakamwambika indi myenda mishyashya. Ariko babikoze mu buryo bwitondewe cyane. Bageze ku gatuza igikomere cyari kiri, amaraso n'imyenda byafatanye ku buryo nta muntu ari witeye ku tuntu duto twari turi munsi. Ka gafuka k'uruhu cyangwa se ka gakapu kari gafatanye n'umubiri we, kari karafashwe n'amaraso gafata ku ruhu ku buryo katigeze kagendana n'imyenda bari bamukuyemo. Ni kwa kundi umuntu akomereka amaraso akaza ku mibiri akaba yafatana n'imyenda n'ubundi, nawe kari kagiyeho amaraso bifata ku ruhu bisa naho bifatanye n'umubiri. Abaganga bari bahugiye mu kumwitaho basukura igikomere, nta n'umwe wigeze ahagarara ngo arebe ibyo bintu byari biri ku mubiri we. Iyo kanzu yari yuzuye amaraso bayishyize ku ruhande. Igikomere cya Zavashi cyari kiri ku gice cy'imbere ku gatuza, hafi gato y'urutugu, ahantu hatari kure cyane n'umutima, ariko nyine atari ku mutima neza, ari nayo mpamvu atahise apfa. Umwambi winjiye imbere, noneho ntibahita bamucomoramo, bituma amaraso atamushiramo. Igihe bamugezaga mu cyumba cy'ubuvuzi aho ngaho ibwami, bamuryamishije agaramye ku buriri bukomeye, umutwe we bawushyira ku musego kugira ngo abashe guhumeka neza. Ibyo birangiye rero, bashatse kumuhanagura neza ngo bamukureho amaraso, nyine bamusokore. Nibwo bahise babona ka gakapu gato cyane k'uruhu gafashe ku mubiri we. Umuganga umwe yagakuyeho, ariko Tiya wari uhagaze hafi ahita akamwaka. Byagafunguye yitonze, abandi bari kwita ku gikomere. Akimara kugafungura, imbere abonye harimo imiti itari isanzwe irabagirana. Yibutse ukuntu Kini yigeze kuyibazaho Zavashi ibibazo byinshi cyane, nawe ashaka kuza kwitegereza neza ngo arebe iyo ariyo. Muri uwo mwanya yumvise intambwe z'umuntu winjiraga, kandi si buri muntu wese wari ubyemerewe. Yaketse ko ari Kini, kandi koko yari we, niwe wari uri kwinjira. Ntiyazuyaje, yahise afunga ku gakapu gatoya, agashyira mu kiganza cye, agahisha mu myenda nk'aho nta kintu kibaye.
ku buriri Zavashi yarabirebaga, ntiyashoboraga kuvuga cyangwa kwinyeganyeza, ariko yabonye ibyo byose abona uko Tia agafashe nuko agahishe. Kin yaragarutse avuye kuvugana na Barry, yasanze Zavashi aryamye agaramye, igituza gipfutse neza, umwuka ugenda winjira gahoro gahoro. Amaso ya Zavashi yarafunguye. Kin yamwitegereje akanya gato atavuga, asa n'uri gusuzuma niba ubwo ashobora gupfa bitabaye ngombwa ko bamwica. Nanone yarebaga niba koko nta mpeta yambaye. Hafi ye Tia yarakimwicaye iruhande. Kin yamubajije niba nta rungu afite cyangwa ngo yumva ashonje, amusaba ko bajya gufata akaruhuko gato bakajya no kurya kuko abaganga bari bamaze gufata inshingano zo gukomeza kumwitaho. Tia yarabyemeye nubwo umutima atifuzaga kumusiga, ariko nanone nta kindi yari gukora uretse kwemera akaba agiye. Basohotse mu cyumba, Tia yajyanye ka gakapu k'uruhu kari karimo ya mpeta, yagashyize neza mu myenda ye. Mu nzira nawe yatangiye kwibaza byinshi ku byo yari yabonye. Yahise abaza Kin impamvu yabajije Zavashi byinshi kuri ya mpeta mbere hose. Kin aho kugira ngo amusubize, yahise amubaza niba hari aho yaba yarigeze kuyibona cyangwa kuyitegereza neza. Kin yamaze akanya atekereza, hanyuma amubwira ko iyo mpeta idasanzwe, kisa cyane n'ikimenyetso kiri muri kashe y'ubwami, kandi ko aricyo kimenyetso cy'ingenzi cyerekana ubutegetsi. Ndetse yamubwiye ko agomba kuzahabwa impeta imeze nkayo nk'ikimenyetso cy'uko se amweguriye ingoma. Nubwo Tia yakomeje kwitwara nk'utazi ibyo ari byo, mu mutima yatangiye kubyumva neza ko icyo kintu yari yafashe kitari ikintu gisanzwe. Ariko nanone Kin yahise yigarurira amubwira ati nyine si ya data, nta n'ahantu bihuriye kuko data hari iyo yanyeretse rwose yajya yambara ngo niyo nanjye zampa. Rero ntabwo numva nyine ukuntu Zavashi nawe bayifite kuko yahawe na mama we, byo simbitindaho, ariko nyine nawe ubyumve ijya kumera neza nk'iy'umwami azampa nanjye nijya kuba umwami. Ibyo ngibyo byatumye Tia agarikira Zavashi, yumva wenda Kin koko aba ari kumurenganya. Baragiye barya baganira ku biganiro bisanzwe, nta n'umwe wigeze agaruka ku mpeta cyangwa ku byo bari bamaze kuvugana. Bamaze gusangira buri wese afata inzira ajya mu cyumba cye. Muri ako kajoro Tia amaze kwinjira mu cyumba cye, yafunze umuryango yegera aho aryama, maze yibuka ku gakapu yari yahishe. Yagakuye mu myenda ye aragafungura. Imbere koko hari harimo imiti irabagirana, itara ricanyeho ihita imurika. Yayitegereje igihe kirekire, umutima utangira kuzamo amarangamutima avangavanze, ibitekerezo byamubanye byinshi. Yumvaga atari ubwa mbere ayibonye, hari ahandi hantu yayibonye, hari inkuru yumviseho nubwo atahise abyibuka neza. Yagendaga ahuza n'ibiri muri kashe, agahuza n'ibyo yumva mu mateka n'ikimenyetso cy'ubwami, ariko nanone akibuka ko Zavashi yavuze ko yayihawe na nyina. Icyo yahise amenya neza gusa ni uko iyo miti itari ya buri wese. Mu bitekerezo bye yahise yibuka amagambo Zavashi yari yaravuze avuga ko yayihawe na nyina. Iryo jambo ryamugarutse mu mutwe rimutera kwibaza byinshi. Yahise yongera kwibaza ati ese koko byashoboka? Ese ni gute iyi mpeta yagera mu maboko y'umuntu umeze nka we niba koko yaravuye ibwami? Niyo yahawe na nyina. Niba koko data afite inde kandi akaba azayiha Kin, nta mpamvu yo gushidikanya. Iyi ngiyi ni iya Zavashi ubwe, ubwo wenda afite ukundi kuntu yayibonye, cyangwa se akaba ari umuntu wagerageje kwigana iy'ubwami ariko atari iya nyayo. Yabitekerejeho akanya gato, ariko ntiyashakaga kujya kure cyane muri ibyo bitekerezo. Hari byinshi bitari bisobanutse kandi ntiyari afite igisubizo ako kanya. Yahisemo kwisubiza muri ako gakapu nanone agahisha mu bintu bye bwite. Mu mutima we yafashe umwanzuro ko atarakomeza kubitindaho kandi atazi ibyo ari byo neza. Yiyemeje ko igihe kizagera akaganira na Zavashi akamubaza neza ibyo ari byo, akumva inkuru yose uko iri. Noneho yazimije itara riryamira. Ku rundi ruhande, kuri aho Zavashi yari arwariye, Barry yatangiye gutegura umugambi wo mu buryo bwitondewe. Yagenze bucece mu mihanda yo mu ngoro, yirinda ko abarinzi bari baraye ku marondo bamubona, ashakisha inzira zamugeza ku cyumba cy'ubuvuzi nta muntu umubonye. Yari azi neza aho abarinzi baba bahagaze igihe basimburanira, naho umwijima uba uri mwinshi ku buryo ashobora kubanyuramo. Yagize hafi y'icyo cyumba, ahagarara mu gicucu cy'inkuta, atega amatwi neza. Yumvise nta rwiri ruri kuvuga, nta bantu bari kugendagenda. Mu mutima we yaramaze kwiyemeza icyo agomba gukora cyo kwinjira akarangiza byose mu buryo bworoshye, ku buryo nta n'umwe uzagira icyo akeka. Yari yateguye ko yabikora, uburyo yakwigira umurwayi, nuko abantu bazabyitirira igikomere gisanzwe, nuko yasohoka nta kimenyetso asize. Yegereye umuryango buhoro buhoro, afungura gato, arawusunika yinjira mu cyumba. Mu rumuri ruke cyane yabonye Zavashi aryamye atanyeganyega, bisa nk'ari mu marembera. Umuganga wari uri kumwitaho yari yasinziriye hirya, nta kintu yitayeho. Barry yatinze intambwe, umutima utera gake. Icyo gihe byari byoroshye kurusha mbere hose. Nta nkomyi, nta muntu wagombaga kumubona, nta n'uwari urinze uwo musore mu buryo bugaragara. Yari hafi kurangiza umugambi wa Kin, ariko ageze aho ashobora kumukoraho arahagarara. Yamwitegereje neza. Zavashi ntiyari umwanzi w'intambara, ntiyari umuntu wigeze kumuhiga cyangwa kumutera, nuko gusa yari yatumwe na Kin, kandi kumutuma nyine byari bivuze ko agomba gusohoza ibyo ashaka. Uko nabwo yari ameze arembye, Barry niwe wari waramuteye uwo mwambi. Mu mutima we yagize igitekerezo kitari kigeze kimugeramo mbere, icy'uko kumwica muri ako kanya byaba ari nko guhubuka, bimeze nko kwica umuntu wamaze gutsindwa n'ubuzima ubwabwo.
yabonaga nubwo ashobora gupfa. Nk'indwanyi yumvaga bwaba ari n'ububwa guhura umuntu uri hafi kwipfira, yanze kwica umuntu udashoboye kwirwanaho, abasubiye inyuma arongera atekereza. Ntiyigeze ahindura umugambi, ariko yahisemo kuhagarika ako kanya. Yabonye ko byoroshye cyane, kandi rimwe na rimwe iyo yabonaga ibintu byoroshye cyane yaratekerezaga kumva bishobora kuvamo ibindi bibazo bikomeye. Yifuje igihe cyiza kurushaho, aho nta muntu uzabihuza n'umuntu wabikoze. Bucece yasohotse muri icyo cyumba nk'uko yari yinjiye, yongera gucikira mu mwijima. Yabonye n'ubundi kuhinjira no kwasohoka ari ibintu byoroshye cyane. Aravuga ati nzaba mwica n'ejo. Uwo mwanya yawufashe nko kureba ukuntu azahinjira n'ukuntu azamwica, mbese ni nkaho yari aje kugerageza ngo arebe. Muri iryo joro Kini we ntiyahise ajya kuryama. Ibitekerezo bye byari byamaze kumujyana kuri ya mpeta. Amaze gutandukana na Tia, yahise afata inzira igana aho bari bashyize imyenda ya Zavashi. Yinjiyemo wenyine yize ko nta muntu uri bumubangamire. Iyo myenda yari irunze hamwe. Kini yahise atangira kuyisaka umwe ku wundi. Yagenzuraga buri mufuka ashakisha ahantu hose. Yashakishije igihe kirekire, arihangana asubiramo inshuro nyinshi, ariko ntacyo yabonye. Nta mpeta, nta n'ikimenyetso cyayo. Ibyo byamuteye urujijo kurushaho. Yahagaze akanya gato atekereza cyane. Byamuteye kwibaza niba hari undi wayibonye imbere ye, cyangwa niba hari ahandi hantu hishe atari gutekereza. Uko yagerageje kubihuzahuza, niko ibibazo byiyongeragaho kugabanuka. Amaherezo yumvise nta kindi ashoboye gukora uwo mwanya, yasubiye inyuma bucece, asubira mu cyumba cye ariryamira. Ariko nubwo yagerageje kuryama, ibitekerezo bye ntibyigeze bimuha amahoro. Yari yakomeje kwibaza aho impeta yabiri n'impamvu itari kugaragara aho yagombaga kuba iri. Mu gitondo cya kare, abakozi batangiye kujya mu mirimo yabo, abarinzi basimburana ku marondo, abaganga nabo bakomeje kwita ku barwayi babo. Mu cyumba cy'ubuvuzi, Zavashi yari akiri ku buriri. Tia yaragarutse amwicara iruhande nk'uko byari bisanzwe. Muri uwo mwanya, hanze y'icyo gice cy'ingoro, umurinzi umwe yihutiye kugera aho abari bashinzwe gutanga amakuru bari baherereye. Abagezeho bamubwiye ko hari inkuru ikomeye cyane iturutse ku mipaka, yuko hari abantu bateye ku mupaka w'ubwami baturutse mu majyepfo, kandi ko batangiye guhungabanya umutekano w'abaturage bo ku nkengero. Amakuru akomeje gukwirakwira byihuse agera no ku mwami ubwe. Kazuo ntiyabyakiriye nk'inkuru yoroshye. Yari azi neza icyo intambara isobanura n'ingaruka igira ku baturage n'igihugu. Ntiyifuzaga ko ibintu bihinduka intambara yeruye, ahubwo we yashatse uburyo bwo kubikumira hakiri kare. Yahise ategeka ko bahamagara Kini amugezaho ayo makuru. Mu kiganiro bagiranye hari n'abajyanama bake, umwami yamusobanurira uko ikibazo gihagaze n'uko kidakwiriye guhita gihinduka intambara. Bafashe icyemezo cyo kohereza Kini nk'intumwa y'amahoro ako kanya, kugira ngo ajye kuganira nabo bari bateye, barebe niba ikibazo cyakemurwa hatabayeho kumena amaraso menshi. Kuri Kini, ayo makuru yamugezeho mu gihe kitari gikwiriye. Yari akiri mu mugambi wo kurangiza ikibazo cya Zavashi, kandi yaramaze no gushyiraho amabwiriza akomeye kuri Bari. Yumvaga biri hafi kurangira. Kuba yaragombaga kuva mu ngoro akajya kure mu butumwa, byari bisobanuye ko umugambi ushobora gushyirwa mu bikorwa, cyangwa se Bari akamutenguha. Nubwo byari bimutunguye, ntiyari afite amahitamo. Yagombaga kubahiriza icyemezo cya se. Yarabyemeye, ariko umutima akomeza kurakara. Yari azi ko gusiga Zavashi akiri muzima bishobora guhindura byinshi mu gihe azaba adahari. Yatekerezaga ko Bari aramutse akoze ikosa ntamwice, Zavashi ashobora kuzavamo ikindi kintu. Mu gihe imyiteguro yo kugenda atangira gukorwa hirya no hino mu ngoro ya Kazuo, Kini ntiyigeze atoza. Amakuru ku mupaka ntiyari yamukuye ku cyo yari yiyemeje, ahubwo ayo makuru yari acyongereye imbaraga. Yanzuye ko nubwo yari agiye kure, hari ikintu kimwe cyagombaga kurangira mbere y'uko agaruka. Yahise ajya gushaka Bari, amusanga yarasanzwe akorera, amutandukanya n'abandi kugira ngo baganire mu ibanga. Nta magambo menshi yakoresheje, yamwibukije neza ko umugambi utigeze uhinduka, ko kuba agiye mu butumwa bw'amahoro bidakora inshingano yari yaramuhaye. Yamusobanuriye ko adashaka kuzagaruka agasanga Zavashi akiri muzima. Nubwo Bari yarinjiye agasubira inyuma muri iryo joro ryari ryabanje, ntiyigeze abimubwira. Amusezeranya ko atazarenza iminsi 3 Zavashi akiriho. Kini amaze kubyumva, ntiyongeye kugira ikindi avuga. Icyo yashaka kumva yaramaze kucyumva. Yahise agaruka mu ngoro, imyiteguro yo kugenda yari ikomeje. Imyiteguro y'urugendo rwa Kini yakozwe mu buryo bwihutirwa bitewe n'uburemere bw'amakuru yari amaze kugera mu ngoro ya Kazuo. Abashinzwe umutekano bateguye itsinda ry'abantu bake ariko batoranyijwe neza kugira ngo bagende vuba kandi batagaragara nk'ingabo zigiye ku rugamba. Kini yagombaga kujyana n'abarinzi kugira ngo bagende bihuta kandi batagaragara nk'ingabo zigiye ku rugamba. Kini yagombaga kujyana n'abarinzi b'inkoramutima be bake, ariko Bari we avuga ko atagomba kujyana nawe, kagomba gusigara ibwami ku mpamvu yavuze ko zizwe nabo bonyine, ndetse ajyana n'abandi basirikare bari bamenyereye kurinda abayobozi. Hari n'umujyanama umwe warize iby'imishyikirano bajyanye, wagombaga kumufasha mu biganiro by'amahoro, hamwe n'abakozi bake bari kuba bashinzwe gutegura aho bazaruhukira n'ibikoresho by'urugendo. Amagare akururwa n'amafarashi yari make, yateguwe ku buryo bworoshye kugira ngo bitazateza ubwoba cyangwa wenda bikagaragara nko gushotora aho bari bagiye gusanga. Ibikoresho by'intambara byari bihari, ariko babihishe kuko babitwaye mu buryo bwo kwirinda atari ko bwo gutera igitero. Mbere y'uko bahaguruka, habaye inama yihuse ihuza Kazuo n'abajyanama be bakuru hamwe na Kini.
Muri iyo nama umwami yasobanuye neza ko intego nyamukuru itari iyo gutsinda urugamba ahubwo ko ari ukwirinda ko runatangira. Yasabye Kini kuzitonda akumva impamvu zabo bari barateye no gushakisha igisubizo cy'amahoro mbere yo gutekereza ku kindi cyose. Yamwibukije ko ijambo rye rizahagararira ubwami bwose, bityo ko buri jambo azavuga rigomba kuba rifite icyerekezo. Kini yarabyumvise yemera inshingano yarahawe nk'umuntu ari kuzasigarana ubwo bwami, nawe yifuzaga amahoro. Ariko nanone mu mutima we hari ibindi bitekerezo bitari byoroshye. Gusa nyine yarazi ko urwo rugendo icyo rwari rugamije cyari kirenze ibyo yibwiraga gusa, ariko ntiyigeze abigaragaza imbere y'abandi. Yumvaga nanone atanarujyamo, azi neza ko asize Zavashe ari muzima. Mu gihe imyiteguro yakomezaga, Tia yaje kumenya ayo makuru atunguranye. Yamenye ko umusaza we agiye kugenda mu butumwa bw'amahoro kandi ko urugendo rutari rworoshye. Ibyo byamuteye impungenge kuko nubwo yarazi ko Kini akomeye, ari umusore watojwe uzi kurwana, yarazi neza ko noneho aho yari agiye hatari ahantu hizewe. Yihutiye kujya kumusezeraho mbere y'uko agenda. Yamusanze mu gace kari kari gutegurirwamo urugendo, amubonye yiteguye, yitegereza uko ibintu byose byari biri kugenda. Tia yaramwegereye afite umutima ubabaye. Ntiyarazi amagambo menshi yamubwira, ariko ibyumvo bye byagaragaraga mu maso. Yamwifurije urugendo rwiza, amusaba kuzitonda no kugaruka amahoro. Nubwo atigeze amubwira byinshi, ntiyari yishimye na gato. Ntabwo yari yishimiye ko agiye, cyane cyane ko muri icyo gihe ibintu byose bitari byagasobanutse neza aho mu ngoro. Kini nawe yamusezeyeho, amwizeza ko azagaruka, amusaba gukomeza kwitwararika. Kazuo yari umwami utinya intambara cyane, ku buryo bacyumva ngo batatse ku mupaka, nta kindi yatekereje kitari ugushakisha amahoro. Amaherezo igihe cyo kugenda cyarageze. Nubwo Kini yari amaze gufata urugendo, mu ngoro ya Kazuo ntihigeze hatuza. Abajyanama be bakuru ntibanyuzwe n'icyemezo cyari gifashwe vuba. Bamwe batangiye kugaragaza impungenge, bavuga ko umwami ahubutse, bavuga ko kohereza igikomangoma mu buryo bwihuse bene ako kageni bishobora gushyira ubuzima bwe mu kaga, kandi ko byari kuba byiza kubanza gutegereza indi minsi bagakusanya amakuru arambuye ku byari biri kubera ku mupaka neza. Amagambo yabo yari arimo ubushishozi, bagaragaza ko ikibazo gishobora kuba kirenze ku cyari cyagaragaye mu ntangiriro, nuko bari bakibwiwe n'iyo ntumwa y'umusirikare wo ku mupaka. Mbese bumvaga ibintu bishobora kuba byahindutse kandi bishobora gufata urundi rwego, ku buryo guhita bohereza Kini byashoboraga guteza ibindi bibazo. Bavuga ko nibo bateye bari bafite umugambi mubi cyane. Kohereza Kini nk'intumwa byashoboraga kuba bidahagije, ndetse bikaba byatuma ubwami bujya mu gihe cyo kwirwanaho kandi butiteguye. Ariko Kazuo ntiyahise ahindura icyemezo cye. Yabateze amatwi aratekereza, arababwira ati gutegereza igihe kirekire bishobora gutuma ibintu birushaho gukomera, kuko hari ubwo amahoro aboneka hakiri kare mbere y'uko amaraso ameneka. Gusa sinirengagije ibyo muvuze. Ntihatangira gukorwa imyiteguro y'ingabo zishobora koherezwa vuba mu gihe ibiganiro by'amahoro byaba bitanze umusaruro muke cyangwa binaniranye burundu. Ayo mabwiriza yahise atangira gushyirwa mu bikorwa. Abasirikare batangiye kwegeranywa, intwaro ziratunganywa, abakuru b'ingabo barahamagazwa kugira ngo bategure neza uko bazitwara mu gihe byaba bibaye ngombwa ko bagira icyo bakora. Ibyo byose ni nko byari bije gusiba amakuru ya Zavashe wari urwariye aho, igikomangoma akazi kitari kumuva iruhande. Nta muntu n'umwe ari kubivuga muri icyo gihe cy'amahoro make. Icyo bari bitayeho ni umupaka wonyine, nta bindi bibazo bari bashaka. Mu gihe ibyo byose byari biri kuba, Tewe ntiyigeze yivanga muri izo nama. Nyuma yo gusezera kuri musaza we, umutima nta handi hantu wari uri, ntiwari ukiri ku bya politike cyangwa ku ntambara, ahubwo ibitekerezo bye byari byibereye kuri Zavashe. Yafashe inzira asubirayo, asanga abaganga bakomeje kumwitaho nk'uko byari bisanzwe. Yegereye uburiri bwe, yicara iruhande rwe nk'uko yari asanzwe abigenza. Yaramwicaye iruhande, amureba nta guhombya. Zavashe yagerageje kuvuga bwa mbere kuva akomeretse. Ijwi rye ryari rito, ricitse intege, ariko tiyagerageza kumwumva. Yegereje gutwika umunwa we, amwumva neza, nubwo amagambo yasohokaga buhoro kandi atuzuye. Zavashe yarambwiye ati, meze neza, ntacyo ugomba gutinya. Tia yahise amureba mu maso, amarira amanuka. Zavashe akomeza kumureba mu gihe kirekire, nk'ushaka kuvuga byinshi ariko amagambo akanga gusohoka. Yarongera agerageza aramubwira ati, kukubona hafi yanjye ni nk'igitangaza. Tia yagize amarangamutima, agerageza kumwumvisha ko atari wenyine, kari mu maboko y'abantu bamwitayeho. Nubwo ikiganiro cyabo kitari kirambuye, hari byinshi bavuganye batavuze amagambo menshi binyuze mu kurebana. Hanze y'icyo cyumba, amabwiriza yo gutegura ingabo yakomeje gushyirwa mu bikorwa. Abasirikare bakomeje gutoranywa, batangira gushyirwa mu byiciro byabo. Abakuru b'ingabo bahabwa amabwiriza ajyanye n'uko igihe icyo ari cyo cyose bashobora koherezwa ku mupaka. Intwaro zarasuzumwe, ziratunganywa, amafarashi arategurwa, n'abari bashinzwe ubutumwa bashyirwa ku murongo wo gutanga amakuru vuba vuba. Nubwo nta ntambara yari yagatangiye ku mugaragaro, buri wese wakoraga muri izo nzego yumvaga ko ibintu bishobora gutungurana, ko hari ibintu bishobora kuba nyuma, nubwo batari bakamenya neza igihe. Mu cyumba cy'ubuvuzi igihe cyakomeje kugenda, abaganga bagombaga kongera gukora ku gikomere cya Zavashe no guhindura imiti yari yashyizweho. Tia yabonye ko igihe cyo kumusigaho cyari kigeze, nubwo umutima we utabyifuzaga. Yamwitegereje nk'ahari ubwa nyuma mbere yo guhaguruka, amubwira mu ijwi rituje ko aza kugaruka, amusaba gukomeza kwihangana. Mu nzira igana ku mupaka, Kini ntiyari mu rugendo rusanzwe.
nubwo ari kumwe n'abantu be agenda imbere ku ifarashi. Ibitekerezo bye byari biri ahandi, biri kure cyane, bitandukanye n'umubiri waho wari uri. Yibukaga amateka y'iwabo, cyane cyane y'umwami Sekazuwo, kuko yari yarabaye umugabo ukomeye, ariko kandi akaba yaramenyekanye wo kwegera abagore benshi no kuryamana nabo mu bice bitandukanye by'igihugu. Ibyo bitekerezo byakomeje kumwinjiramo buhoro buhoro, atangira kubihuza n'ibyo yari amaze kubona kuri Zavashi. Iyo mpeta, isura ye, uburyo yahuye na Tia, byose byatangiye kumutera amakenga. Yatekereje ko bishoboka ko ahubwo umusore yaba afite aho ahuriye n'iwabo, ko wenda yaba ari umwe mu bana batigeze bamenyekana, ko yaba yarahawe iyo mpeta nk'ikimenyetso, ari umwami ubwo wayimuhaye kugira ngo azasigarane ubwami aho kugira ngo abohe kinde. Icyo gitekerezo cyakomeje kumwinjiramo, agishimangira kurushaho, yiyemeje ko niyo byaba ari ukuri cyangwa atari byo, Zavashi agomba gupfa ntakomeze kubaho kugira ngo atazateza ikibazo gikomeye mu gihe kiri imbere. Uretse ko yari ikibazo cy'uko mushiki we ashoboraga kumukunda akirengagiza Dasi, yari n'ikibazo ko ashobora kumutwara ubwami. Impamvu zo kumwica zari nyinshi cyane. Ijoro ryarageze mu ngoro, abantu benshi bajya kuryama. Mu cyumba cy'ubuvuzi, Zavashi yari aryamye wenyine. Umuganga wari ushinzwe kumwitaho muri iryo joro yari yasinziriye ku ntebe yari iri hafi aho, yananijwe n'umunsi wose yari yamaze akora. Itara ryari rifite urumuri ruke, bituma igice kinini cy'icyo cyumba kiba mu mwijima mu cy'ukuntu. Nibwo Bari yagarutse bucece, akinjira nk'umuntu uzahanyura, nuko yirinda kugaragara. Yegera ku buriri afite ubwoba, yumva atamwica, ariko amagambo ya Kini yaramuri mu mutwe akamurusha imbaraga. Nta gusubira inyuma kwari ko gihari. Yahise yegera Zavashi, afata igitambaro kimufunga ku munwa kugira ngo atagirirwa asohora, hanyuma mukanda mu gikomere yari yararashwe. Ububabare bwahise bukangura Zavashi, arinyeganyiza agerageza kwikura muri icyo kintu, ariko imbaraga zari nke cyane. Muri uwo mwanya umuryango w'icyumba wafungutse gake cyane. Tia nawe kuva mu cyumba cy'akazi aho ngaho byari ibintu bitemewe muri iryo joro. Tia yinjiye atuje, nawe kuko yaraje yihishahisha ashaka kurara iruhande rwa Zavashi nta muntu ubizi. Yari yumvise ari kwihurira ritotse ahangayikiye Zavashi. Mu kuza rero kugira ngo adateze ibibazo, yaje gake gake adashaka gukangura abiryamiye, adashaka gukangura Zavashi, bituma aza bucece kurusha nuko Bari yari yinjiye. Akinjira rero yahise acana itara, urumuri rukwira mu cyumba cyose. Uwo mwanya yahise abona ishusho iteye ubwoba. Bari yari ari hejuru ya Zavashi amukanda ku gikomere. Umukobwa ntiyatinze, yahise amusatira aramufata amukura ku buriri. Umuganga nawe yahise akanguka kubera urusaku, atungurwa n'ibyari bibaye. Tia ntiyigeze atinda kuvuga, yarebye Bari mu maso amusaba kuvuga uwamutumye. Bari yaracecetse ntiyasubiza, ashaka kurinda ibanga rya Kini. Mu kanya gato Tia yahise akura icyuma gito yahoranaga mu mufuka, agifata neza. Uwo mwanya ahita amuca urutoki rumwe rw'igikomwe, amaraso atangira kududubiza. Tia ntiyajyaga agaragaza umujinya, ariko noneho kuri Zavashi yari yerekanye ubukana burenze. Zavashi yabirebaga ari kuribwa cyane, amaraso yongeye kubaho yari yakomerekejwe. Umuganga nawe yihutiye kwita kuri Zavashi. Tia yongeye kureba Bari mu maso, amubaza uwamutumye, none avugana ijwi ririmo uburakari kandi avuga nk'utanga itegeko rikomeye. Bari ntiyashoboye kongera guceceka. Ububabare bwo ku rutoki rwari rwaciwe n'ubwoba bwari bumurimo imbere byatumye atangira kuvuga atazuyaje, ahishura ukuri kose, avuga ko Kini ari we wamuhaye amabwiriza yo kumwica, kandi ko n'uwo mwambi wamukomerekeje akajya gupfa ari we wamumurashe ku itegeko rye. Umuganga uhagaze hafi aho yahise asobanukirwa neza ko ibintu byari birenze. Yahise amenya ko burya yari ari kuvura umuntu warashwe kubw'umugambi, atari kubw'impanuka cyangwa se ari undi muntu wamwibeshyeho. Yanagize ubwoba kuko ari umwana w'umwami ubwo yashakaga kumwicira. Tia we yumvise akubiswe n'inkuba, uburakari n'agahinda byamwuzuriyemo icyarimwe. Yasubiye inyuma gato maze ahita asaba Bari kumusobanurira byose uko byagenze cyangwa akamwica. Bari ntiyagize icyo asiga inyuma, yamubwiye uko byateguwe, uko yategetswe kubikora, nuko yari yagerageje no kumwica mu ijoro ryari ryabanje. Tia ntiyashoboye kwifata noneho. Amarira amuzenze mu maso, araturika ararira, umutima ucika intege kubw'ibyo yaramaze kumva. Ntiyari yarigeze atekereza ko musaza we Kini ashobora kugira ategeka ko umuntu akunda yicwa. Ku buriri Zavashi nawe yari yumvise ayo magambo yose. Nubwo ataragifite imbaraga, ayo makuru amukoze ku mutima amutera ubwoba. Mu cyumba nta n'umwe wari gifite amagambo yo kuvuga. Tia yahise afata icyemezo cyihuse, areba Bari aramubwira ati, ufite amahitamo abiri gusa. Ugomba guhunga aka kanya ukava kure y'ubwami, ntuzongere kugaruka na rimwe, cyangwa se nkakwica muri aka kanya. Bari amaraso akirimo kuva ku rutoki, ntiyigeze atekereza kabiri, yahisemo guhunga. Yaramusezeranyije ati, sinzongera kugaruka cyangwa kwegera Zavashi. Yahise avaho mu mwijima w'ijoro ashakisha aho yacikira ingoro burundu. Amaze kugenda, Tia yicaye iruhande rwa Zavashi ahangayitse cyane, burinda bucya nta jambo avuze. Mu gitondo inkuru zatangiye gukwirakwira mu ngoro ko mu cyumba cy'ubuvuzi hari umuntu udasanzwe uhari, urwajwe na Tia kandi katava iruhande rwe. Abakozi b'ingoro batangiye kubiganiraho, bamwe bavuga ko hari umuntu ukomeye wahishwe, abandi bakeka ko hari ibanga rikomeye cyane riri guhishwa. Ibyo byageze mu matwi ya Kazuo, bituma ahita ashaka kumenya ukuri nawe.
yatumye ko bahamagara Tia amusanga mu cyumba cye. Yamubajije uwo muntu wari we n'impamvu yari ari kumwitaho mu buryo budasanzwe. Tia yabanje kubyitondera ahitamo amagambo yo gukoresha kugira ngo adateza ibindi bibazo. Ntiyari guhita abwira umwami ko bamukunda kandi wari kumutegurira dasi uzamushaka akamujyana ikitiri. Yamusobanurira uko bahuriye mu misozi, amubwira ko yajyanyeyo na Kini bagahura n'uwo musore bakamenyana biraho, nyuma bakamubona yakomeretse bikomeye bakemeza kumuzana ibwami kugira ngo ahavurirwe kuko yari yarembye cyane abandi baganga bananiwe kumuvura. Ariko ntabwo amubwiye byose uko biri. Yamubwiye ko uwo musore ari inshuti ya hafi na Kini kurusha uko yari inshuti nawe, ko bahuye kenshi bityo ko kumwitaho ari nko gufasha inshuti ya musaza we, kandi ko Kini mbere yuko agenda yamusabye kumwitaho cyane. Umwami yamusabye ko bagenda akajya kumureba akareba uwo muntu wari wakomeretse bikomeye ari aho ngaho yateje ibibazo abantu batangiye kumuvugaho cyane. Nubwo yumvaga atanyuzwe burundu n'ibisobanuro yaramuhaye, ntiyakomeje kubicukumbura ako kanya. Yaragiye aramureba abona umurwayi akiri mu bihe bikomeye, ahitamo kubirikiraho by'agateganyo, ategeka gusa ko abaganga bakomeza kumwitaho uko bikwiriye. Yamurebye mu maso abona atamuzi ntiyabitindaho. Gusa ari gusubira inyuma yumvise umutima w'umukomanze, yumva umutima umuriye cyane, asubira inyuma ashaka kureba uwo musore, ariko nanone yumva nta kibazo kibirimo. N'ahantu yari amuzi rwose, yari umushumba aho ngaho aragira intama n'ihene byo kwa Ruma. Yagize ngo ubwo bwoba rero agize bwaba ari ubwa Kini wagiye ku mupaka. Mu minsi yakurikiyeho Zavashi yatangiye kugenda asubirana imbaraga buhoro buhoro. Ibikomere byari bigikomeye ariko umubiri we watangiye kumera neza kubera imiti. Yabashije gutangira kwicara neza, nyuma atangira no kuvuga amagambo yuzuye. Mu masaha yo ku manywa we na Tia baganiraga ibintu byinshi cyane. Uko iminsi yagendaga ishira niko bagendaga bisandura kurushaho, bagatinyuka kuvuga ibyo biyumvaga mu mitima yabo, ndetse bagezeho babwirana ko bakundana. Tia niwe wamubwiye inkuru yuko yamukunze, amubwira ukuntu yagiye amugora kugera uwo munsi. Zavashi nawe amubwira ko burya yamukundaga kandi uko yabonaga nawe yahera ngabwira igikomangoma akazi ko agikunda. Umunsi umwe Zavashi yamubajije mu buryo butaziguye icyatumye Kini ashaka kumwica. Tia yahise amusubiza byoroshye, yabanje kubitekerezaho akanya, amaherezo ahitamo kumubwiza ukuri. Yamubwiye ko ubusanzwe ari umugambi w'ubukwe hagati ye n'umusore witwa Dasi, uwo akaba igikomangoma cyo muri Kitiri, ko bazamushyingirayo, ko kandi gahunda yateguwe n'ubwami bwombi kugira ngo bakomeze umubano, kandi ko Kini atashakaga ko hagira ikintu cyabuhungabanya. Yongeyeho ko Kini yabonye ya mpeta akayikeka cyane, akumva ishobora kuba ifite aho ihuriye n'ubwami bigatuma umufata nk'ushobora guteza ibibazo. Mu by'ukuri Tia nawe yatekerezaga ko iyo mpeta ishobora kuba irenze, ndetse yarayihuzahuzaga bigakunda. Ariko yibutse ko umusaza wari watumye Zavashi agera aho hose agashaka kumwicisha bwa mbere bakamutera umwambi, yagera naho ngaho bagashaka kumuhora, bituma yitwara neza amusubiza impeta ye kugira ngo nyine bitagaragara ko nawe ari kumukekakeka nka musaza we. Zavashi akimara kuyifata yaramubwiye ati iyi mpeta nayihawe na mama nkiri muto cyane, nta bindi bintu nyizeho, ntabwo nzi inkomoko yayo, ariko nanone nta sano ifitanye n'umwami cyangwa ubwami, kuko njyewe nta hantu nziranye n'umwami, nawe umuriye nawe umuryango wanjye nta hantu bahuriye nawe, nta nubwo bigeze bamubona, yewe no mu gace kacu bavuga ko atigeze ageramo. None se ubwo iyi mpeta yaba yaravuye ku mwami te? Nta hantu bahuriye rwose. Tia yaramubwiye ati rega n'ubundi umwami afite indi mpeta, nuko iyi ngiyi bishobora kuba bifite ukuntu bisa, ariko nanjye ndabyemera ko atariyo. Zavashi yaramurebye, Tia nawe aramureba agerageza kumwizera, ariko mu mutima we yumva hari akantu k'amakenga katari karangiye burundu. Yahisemo kwereka Zavashi ko atari kumukeka, abigiriye urukundo yamukundaga. Zavashi yaramubwiye ati iyi mpeta ifite agaciro gakomeye cyane kuri njye, kuko ariyo nasigiwe na mama. Iyo ndi kuyireba mba mbona mama wanjye iruhande rwanjye. Igihe cyakomeje kugenda gihita, Zavashi arakomera, arakira, agarura imbaraga byuzuye, agera aho ashobora kugenda wenyine nta muntu umwegamije. Yari amaze gukira mu buryo bushimishije. Icyo gihe yatangiye gutekereza ku kugenda. Yarazi neza ko adashobora kuguma mu ngoro igihe kirekire, cyane cyane nyuma y'ibyari byarabaye. Yarazi ko n'agahengeri yaragize, ariko Kini atari ahari, Bari akaba yaragiye, Tia amuri iruhande atamuva iruhande. Ariko yaratekereje ati Kini aramutse agarutse ibintu bishobora kugenda nabi. Yabiganirije Tia nubwo byamubabaje, ariko yagombaga kubyumva ko agiye kugenda. Zavashi ntiyamubwiye ukuri kose ku rugendo rwe, yamubwiye gusa ko agiye, ubwo ngubwo Tia atekereza ko agiye kwa Ruma, kandi koko nibyo byumvikanaga. Mbere yo kugenda Tia agiye kubwira umwami ati wa musore nari ndwaje aragiye. Umwami aramubwiye ati nta kibazo, mubwira agende, musezereho, njye mfite akazi kenshi. Ariko nanone umwami yahise ahaguruka araza aramureba, aramubaza ati witwa nde? Umusore ati nitwa Zavashi. Yaramurebye abona ari umusore usanzwe, aramureka arigendera. Iby'impeta ntiyigeze abyitaho cyane, kandi Zavashi yari yambaye mu ijosi, ariko nyine n'akagozi kagaragaraga gusa yari yashyize imbere mu ikanzu. Umwami yarongeye asubirayo, aramureka aragenda. W'icyo yabikoreraga ni uko ngo yari inshuti y'abana be. Niba Kini koko yari inshuti ye, yumvaga ko agomba kumusezeraho akamenya uko bimeze.
Agiye kugenda Tia yamuhaye amafaranga azamufasha mu rugendo rwe. Icyo gihe amagambo yabo ntiyarakirimo guhisha amarangamutima yabo. Bemeye ko bakundana nubwo byari biremereye muri bo bitari byoroshye. Mu gihe cyari kiri imbere byari biteganyijwe ko Tia azabana na Dasi, kandi ibyo ntiyabishakaga. Yasezeranyije Zavashi ko azashaka uko abigenza ariko ntibabane. Zavashi we yumvaga yifitiye ubwoba atazi ukuntu bizagenda, gusa bose bemeranyije ko bazagerageza gukora igishoboka cyose bakabana aho kugira ngo abane na Dasi. Tia nabivugaga yihagazeho kuko yumvaga yaranze umusaza we wagerageje kwica umusore yakundaga. Nta gisubizo bari bafite ako kanya, ariko bari bafite icyizere ko bizashoboka. Amaherezo igihe cyo gutandukana cyarageze. Zavashi yafashe urugendo asiga umukobwa wari amaze kwigarura umutima w'inyuma. Mu ngoro y'Akazuo iminsi yakurikiyeho hakomeje kuzamo intumwa zabaga zivuye ku mupaka. Buri munsi hazaga bari baturutse mu majyepfo bazanye amakuru mashya, bavuga ko imirwano ihagaze by'agateganyo, ko nta bitero bishya byari bikiri kubaho, kandi ko Qin yakomeje urugendo rwe akagera mu ngoro y'ubwami bwari bwarabateye, aho yahuye n'igikomangoma cyaho, bagatangira ibiganiro ku buryo bwo gukemura ibibazo byari byaravutse ku mipaka. Izo nkuru zakomezaga gutuma mu ngoro bagira icyizere gike nubwo kitabaga cyuzuye 100%. Abajyanama b'ubwami bakomezaga gukurikiranira hafi uko ibintu byabaga bihagaze, bategereje igisubizo kizava mu biganiro. Nyuma y'iminsi itari mike amaherezo Qin yaragarutse. Igaruka rye ntiryari ry'ibyishimo byinshi nk'uko byari byitezwe, kuko nubwo yari yarabashije guhagarika intambara, yarasibye ko babana mu mahoro. Ayo mahoro yari afite nk'ikiguzi. Yinjiye mu ngoro ananiwe, agaragaza iby'urugendo rurerure yakoze n'ibiganiro bikomeye yari yaragiranye nabo. Yaganiriye n'umwami Kazuo amugezaho ibisubizo by'ibiganiro. Yamubwiye ko ubwami bwo mu majyepfo bwemeye guhagarika intambara burundu, ariko bagasaba ibintu byinshi cyane kugira ngo amahoro arambe. Mu byo basabye harimo gutunganya neza imipaka, bagafata abaturage bari batuye hafi y'imipaka bakabakuramo kugira ngo imipaka igaragare neza, kugira ngo imirongo y'imipaka igaragare hatazagira n'umuntu uvuga ngo hano ni mu wacu cyangwa ni mu wacu. Ndetse bakanongera ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi kugira ngo bumve ko nyine ubucuti bwabo bukomeye bizabafashe kungukira ahantu hamwe. Ariko icyari gikomeye kurusha ibindi nuko basabye ko bashimangira amasezerano binyuze mu mubano w'imiryango, hakaba ubukwe hagati y'umuryango w'ubwami bwo mu majyepfo n'aho kwa Kazuo. Byari bisobanuye ko Qin agomba kubana n'umukobwa waho, gusa ntiyashaka kubivugaho cyane ngo ababwire niba azemera gushyingiranwa nawe. Yahise ajya kuruhuka, yumvaga ananiwe. Gusa yagiye yibaza niba Bari yarakoze ibyo yamusabye. Yaratekerezaga ati ubuse Zavashi yarapfuye, mfite amatsiko yo kumva uko byagenze. Ariko nanone mu ngoro imbere ibintu byari byarahindutse. Tia ntarakimeze nka mbere. Nyuma yo kumenya ukuri ku mugambi wo kwica Zavashi, umutima wuzuye urwango rukomeye kuri musaza we. Ntiyashakaga no kongera kumubona na rimwe, ntiyashakaga kumva ibisobanuro bye. Yirinda aho yari ari hose, yirinda ko bahura. Qin yagiye kuryama azi ko wenda Tia araza akakomanga, akamusuhuza, akamubaza iby'urugendo, ariko yarategereje araheba. Kuri uwo munsi indi nkuru yageze mu ngoro ituma ibintu birushaho gukomera. Haje intumwa zari zivuyeho Dasi yari atuye Ikitire, zitangaza ko mu minsi mike gusa arabahageze. Ku munsi wakurikiyeho Qin yagerageje gushaka Tia kugira ngo bavugane, ariko Tia ntiyamuhaye umwanya. Yamwitegereje mu maso, amaso yuzuyemo uburakari n'agahinda, maze amwima amatwi burundu. Nta bisobanuro, nta n'ijambo yamubwiye, ahubwo yamweretse gusa ko ntacyo ashaka kumva kimuvuyeho. Qin yashatse kumwinginga, Tia amusubizanya amagambo arimo uburakari bwinshi cyane, harimo ubukana. Aramubwira ati ibyo yakoze sinzigera mbikubabarira na rimwe. Yahise yindekera arigendera, atamuhaye n'akanya ko kwiregura. Qin yasigaye acecetse. Yahise afata icyemezo cyo kujya kubaza amakuru uko byagenze, ajya aho byabereye mu cyumba cy'ubuvuzi. Yageze aho abaganga bari abasaba kumubwira uko ibintu byagenze mu gihe atarahari. Wa muganga wari hari igihe Bari yinjiraga agafatwa niwe wamusubije. Yabimubwiye mu magambo arambuye ko umurinzi ari we Bari yagerageje kwica umurwayi nijoro, ariko agafatirwa aho ngaho, akaza gucibwa urutoki na Tia, hanyuma agahunga katongeye kugaruka. Yongeyeho ko umurwayi Zavashi we yaje gukira mu buryo bushimishije, akagenda ameze neza cyane. Qin yarazengera ajya kugwa hasi kuko yumvaga ibintu byose byivangavanze. Ibyo yari yarateguye byose byari byarasenyutse mu kanya gato, kandi umugambi we wari waramaze kumenyekana. Bari yarahunze, naho Zavashi we yashakaga gukuraho burundu yaramaze kuva mu maboko ye. Ibyo ntibyari birangiye bityo gusa, kuko byari bitumye yangana na mushiki w'urunuka. Yahagaze aho ngaho akanya gato atavuga, ibitekerezo byinshi bimwirukanka mu mutwe. Noneho ntiyarazi ko azumvisha Tia ngo azabane na Dasi, atazi n'uko we na Zavashi byagenze. Yatangiye gutekereza imigambi ikomeye cyane irimo ibinyoma, ku buryo ari kubibwira umwami bigatuma noneho umwami ubwo abyinjiramo, kandi akica Zavashi. Bitari uko yakundanye na mushiki we gusa, ahubwo akamushinja ibindi byaha byinshi bikomeye cyane byo kugambanira n'ubwami. Noneho yaragiye guhangana byeruye nawe, kuko Zavashi yaba ari n'umwana w'umwami, ari we wamuhaye impeta, n'umwami akajya ahagaragara, amabanga yakamenyekana. Igitangaje kandi cyari giteye ubwoba
ni uko Dasi ngo yarageze hafi, kandi cyari kimuzanye nta kindi ni ukuvugana na Tia bakubakana ubucuti ndetse bagahita bategura uko bagomba gushyingiranwa. Gupfa kwabyo byari guteza ibindi bibazo bikomeye. Ubwami bwo kwa Dasi bwari bukomeye, kubasuzugura gato byashobora kubashyira mu mazi abira. Ikindi, ubwami bwo mu majyepfo nabwo nubwo bari gushaka ko bagirana amasezerano y'amahoro, ariko ntabwo byari byagatunganyijwe neza. Ibyo bari bemeranyije ntibari bagatangiye kubikora. Ubwo ngubwo bashoboraga kwisanga hagati y'ibihugu bibiri bagahangana nabo. Igihugu cya Kitiri cyari guhangana nabo bitewe no kubisha amasezerano bari baragiranye, icyo mu majyepfo nacyo kikaba cyaboneraho kigahita kibatera. Urufunguzo nta rundi rwari rumwe rwari rwo guhagarika Zavashi, Tia akemera kubana na Dasi. Ariko se byari gushoboka? Aha ni igice cya 5 kirangiriye. Ngaho rero duhurire mu gice cya 6.